kuvuga ngo rero abagabo bagomeje nyine kwivovota yuko mu kintu kiri gutuma ingo z'iki gihe zisenyuka ari uko kubwira mbese kuvuga ndetse nabyita gute kugenga ibyagakorewe mu rugo rwe bisigaye byarabaye ikosa. Ubu ngubu umugore niwe usigaye ubigira. Nuvuga ngo ibintu byabaye ikibazo, nugira gute ngo ibintu byabaye ikibazo, ibyo ngibyo njye simbifata nkaho ari uburinganire. Kuba uburinganire ikintu cya mbere, uburinganire ubundi mubifate nko kubahana. Kumva ko uko nkubaha nawe ari kugomba kunyubaha. Ntabwo kugira uburinganire ari ukumva ngo kubera ko ngo twari twarimwe agaciro ngo kubwayo ngo kubw'iki hejuru y'umugabo ngo kubw'igihe iki n'iki ngo nta gaciro umugore yagiraga ngo ubu twahawe ijambo, ngo wumve ko guhabwa ijambo ari ukuri busuzugure umugabo wawe. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri bakavuga bati niba umugabo avuze mu rugo, kuvuga mu rugo simvuze ngo umugabo azavugisha inkoni, navugisha inkoni nawe bajye bazimushakira. Je ntago nshyigikiye umugabo kugira ngo akubite umugore kuko n'inka ntizigikubitwa, ahubwo icyo nshyigikiye ni uguhabwa agaciro kangana. Cyangwa se niba ari itegeko rihana umugabo, niba ari itegeko rigenga urugo nkuko twabivuze mu kiganiro cyo bwashize mu bijyanye n'ibishobora gutuma imiryango ikomera, niba ari itegeko rihana umugabo rihane n'umugore. Nta tegeko rigomba guhana uruhande rumwe kandi bose barashakanye, n'amategeko basinyanye imbere y'umurenge nayo barahiye yaramwe, bose nibagira amategeko abahanamwe. If not imiryango gukomera nyine biragoranye, kuko mu gihe cyose umugabo akivuga ati mvuge gatoya, uzi ko hari n'ukuntu umugabo ataha yabona ikosa akavuga ati yewe nindamuka mvuze umugore akanshaka. Hari n'ukuntu umugore agushakaho urwiyenzo rudahari, wagashaka kugira ngo akwiyenzeho, namara kukwiyenzaho ahita ajya kurega ati umugabo yankoze ibi ngibi. Kimwe nuko ashobora no kuza akaba yanagufatisha n'amenyo cyangwa se akakwizirika akavuga ati nge ndashaka ko nkubita gusa kugira ngo mbone uko ndi wite njya ku murenge nkajya kukurega bahite baza bagutware. Mu gihe rero ibyo byose bikiriho, batagira itegeko rimwe ribagenga rikagenga uruhande rumwe, ntabwo numva ko iyo miryango ishobora kuzakomera. Amen. Ikibazo nuko abagabo nibyo ni uguhohoterwa, ni uguhohoterwa pe, bafite ihohoterwa rikabije mu Rwanda. Ikibazo nuko iryo hohoterwa ritari kugarukira ku bagabo gusa, ahubwo rigafata intera rikajya no ku bana babyaye. Ntese urumva uburere nyine batazaba bahawe. Ikibazo ntago ari uburere, ikibazo hari n'abantu nigeze numva bavuga ngo kuriya ngo Aisha yavuze ngo abagabo ngo batari muri siti ngo ni amagwejo. Hari n'abantu nagiye mbona bavuga bati buriya iyo aza kuba ari nk'umuntu wenda ubivuza akavuga ngo wenda nk'abagore bose ni amagwejo, ati buriya yakabaye ari hagati, ari ahandi hantu nyine hadasanzwe. Ngira ngo abantu mwagiye mukurikira itangazamakuru cyane, ni ibyagiye bivugwa ntago ari ibyo mpimbye. Abantu mwagiye mubibona akavuga abamama bari hagati y'imere. Oya we kuba yari umumama wenda nta nicyo byari binatwaye. Iyo yibeshya akitaba mama magweja. Oya iyo aba ari umugabo cyangwa umusore wisaba mama ngo ni amagweja, yakabaye ari ahandi hantu. Kuko ariko bakavuga bati tugendeye ku bagabo, tugendeye ku bagore, bo basigaye bafite agasuzuguro kari hejuru y'agakenewe cyane. Hari naho nigeze mbona umumisi umwe ari kuvuga ngo abagabo bose ni imbwa. Sinibaza ko umugabo niba abagabo bose ari imbwa, sinibaza umuntu ubundi ujya kuvuga ngo abagabo bose ni imbwa. Ariko hari akantu nigeze mbona kuri WhatsApp atamukubise, ari nacyo kintu ngiraho inama abagabo, mwige guhana abagore cyangwa se mwige kubana nabo mubinyujije mu mucyo, mutabinyujije mu ihangana cyangwa ngo wumve ko inkoni ari izagira gute, ari izakemura byose. Hari n'akandi kantu nigeze kumva,
umugore nyine umugabo yasanze umugore yamuciye inyuma, arangije abasanga nyine bakiri mu gitanda, nkuko wafata telefoni yawe ahita bafotora ifoto bari mu gitanda. Arangije aravuga ati njyewe sindi bukohereza iwanyu, nta n'ikindi kintu na kimwe, nta n'undi muntu ndi bunabibwire, wowe ni wowe uzifatira umwanzuro ukavuga ngo ndiyirukanye, cyangwa se ukifatira umwanzuro wowe icyo uzakora ni wowe ukizi. Ibi bintu bibibanga birangirire hano, nta muntu n'umwe ndi bubibwire, namwe bwanyu nta kintu ndi bukore. Icyo ngiye gukora, iyi foto yonyine nta n'umuntu ndi buyereke, ndagenda nyihanaguze nikoreshemo kadere nyimanike mu cyumba cy'uburiri. Icyumba cy'uburiri si njye nawe tukigeramo twenyine, ni ukuyifata gusa tukayishyira muri kadire, twarangiza tukayimanika hariya. Ibaze nawe uri kujya urarana n'umugabo mu buriri, ubona undi mugabo uri hariya, undi mugabo uri kujya ubona undi mugabo akuriho hariya, noneho mwambaye ubusa muri nka hariya. Ubwo icyakurikiye nanjye sinkizi, gusa Imana yo mu ijuru niyo ikizi. Ibyo rero, ibyo nshatse kukubwira ni iki? Mw'abagabo mwe, mbigishije uburyo bwo kubaka ingo no gutanga ibihano bitarimo kwifungisha, kwigemura. Hari ikintu ukora ukabona ko umugabo yakoze ubujiji rwose ari we wigemuye. Ubu hari n'uburyo abasore bamwe na bamwe batinya gushaka, bagatinya gushaka ariko batinya gereza. Kubera nyine kuvuga ngo urugo rw'iki gihe ndarujyamo ndumaremo umwaka umwe, ndarujyamo ndumaremo 2, wa gatatu urangiriye muri nisange ndi mu gihome. Akavuga ati rero byanze bikunze, kubera kwa gutinya gushaka, buriya ni nabyo bintu biri gutuma uburaya bwiyongera cyane, kubera abasore bari gutinya gushaka cyane. Buriya hari n'ikindi kintu, bari gutinya gushaka bakajya mu bamama bubatse. Ubu ni ukuvuga ngo wenda niba sinzi, ariko ibyo biganiro tuzajya tugenda tubigarukaho, ariko reka nkababwire, hari n'abantu bavuze ko mu mpamvu ziri gutuma abasore benshi batinya gushaka, harimo gutinya ingaruka zo gushaka nabi. Kuvuga ngo ntazana umugore mubi akambera nka runaka. Maze iminsi numva mu manza nyinshi zimaze iminsi zitambuka, ukajya kumva ngo umugore ngo yareze umugabo, ngo biri mu nkiko, ibiki n'ibiki. Hari nabo nagiye numva ngo bamwe barafunzwe, ngo bari gushaka abametere wo kubaburanira, ngo umugabo ngo nyine, ugasanga ni ibintu birebire. Abasore benshi bagatinya gushaka bavuga bati nanjye ntamera nka runaka. Ikindi cya kabiri nagiye numva abasore bagiye bafite, ukuntu basigaye bari gutinya gushaka kubera ku buryo bwo kutoroherezwa mu bijyanye n'imyubakire. Ugasanga umusore arimo arakora wenda nka bizinesi runaka, cyangwa se afite amafaranga makeya, akavuga ati ese niba mfite ibihumbi wenda n'urugero 500 cyangwa mfite 1,000,000, nkaba nshobora kujya mu cyaro nkabonamwo wenda, cyangwa se mu nkengero z'umujyi, cyangwa se iyo kure, cyangwa se wenda reka tuvuge wenda ubu ngubu ibyo byari ibya mbere, ubu ngubu ho byarazamutse. Akavuga ati wenda niba mfite 5,000,000, sindi bugende ngo nguremo ikibanza cya 3,000,000 cyangwa 2, kuko hari aho nabonye ngo biri kugenda biboneka mu nkengero z'umujyi, nyine mu turere ariko twegereye umujyi. Akavuga bati 3,000,000 ikibanza kiraboneka. Akareba akavuga ati izo ngizo 2 zashoboraga kubakamo inzu ya rukarakara iringaniye. Ariko noneho ubu niba umuntu ari kujya kubaka akabanza guhabwa igishushanyo mbonera cyo kugira ngo wubake inyubako wenda igendanye n'igihe, kuko biranumvikana n'iterambere, ariko abantu bose twibuke ko batari ku rwego rumwe. Umuntu umwe yaravuze ngo abasangiye isoko basangira ingeso, ariko abasangiye ibere ntibasangira umugisha.
nubwo dusangiye igihugu tukaba dusangiye amategeko, dusangiye no kwemera n'iki, ariko ntidusangiye ubukire cyane. bivuze ngo abantu rero muri bwa buryo bwo kutoroherezwa, rega buriya nta n'uwanga heza habuze. ubu tekereza ko umusore yanze kubaka kadasitara cyangwa etaje kubw'uko we yanze kuba yagira icyo cyubahiro cy'iyo nyubako. Ntabwo ari ukubyanga, ahubwo ni ubushobozi adafite. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa tumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenye ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri Generalife TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788 32 8205 cyangwa 0788 71 75 39. Isi ya none, ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Yes, murakoze cyane bakunzi ba Generalife TV Rwanda, nkuko mumenyere muri kumwe nanjye MC Vincent Brown. Kikaba ari ikiganiro ukuri kwibiriho mugezwaho nanjye MC Vincent Brown ndetse n'umunyamakuru mumaze kumenyera mu biganiro bigiye bitandukanye ariwe Reya. Ngira ngo rero noneho uyu munsi ntabwo ndibuze kwirirwa mvuga byinshi. Uba kenshi na kenshi mutangiye kwibaza muti ese niki kirimo kijya mbere nyuma y'ibyo tumaze iminsi tugenda tubona bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero turi buze kuvuga ku mpamvu cyangwa se hari byinshi twagiye dutumwa n'abakunzi. Kwara kandi kazina nari nibagiwe kongeraho bampaye di ngo ndi intumwa ya rubanda. Ubu bangiriye icyizere basigaye banuma. Hari abantu bambwiye bati nubwo wenda kuvuga ku bintu by'imiryango biba bitoroshye, biba birimo riske, ariko uri intumwa ntiyicwa. Wazatubarije akarengane abagabo bahura nako niba leta ikazi. Ati kubera ko abantu bagiye babivuga, baravuga bati njyewe uyu munsi ndagira ngo mvuge ku mpamvu zimwe na zimwe zigenda zivugwa n'abantu bagiye batandukanye. Wenda ufite nawe izuzi n'iz'abandi bagiye bazi, sibyo? Izo nzu uyu munsi wenda sizo wowe uzi, cyangwa se izuzi muri quartier si z'abandi bazi. Hari abantu bavuga bati imiryango y'iki gihe kugira ngo izubakike ikomere bizagorana. Ese kubera iki idashobora kubakika ngo ikomere? Ngo kubera ko umugabo yambuwe ijambo. Ariko mwebwe mudukurikiye sinzi niba ariko mubibona. Ese koko dukurikije kuvuga ngo umugabo yambuwe ijambo, ese impamvu babivuga? Ariko hari ibintu bimwe na bimwe maze iminsi ngenda mbona umugabo cyane cyane mu bagabo ba hano, niba ari za Ruhango, niba ari za hehe, nagiye mbibona kuri za tele, ariko cyane cyane muri za Ruhango nagiye mbibona kuri BTN, aho umugabo yazaga akavuga ati njyewe umugore arankubita. Kandi nagiye kubivuga ku murenge, baravuga bati ni umugabo wananiwe inshingano, ni umugabo wananiwe n'urugo. Ariko kuri kino gihe bakavuga bati iyo ari umugore uvuze, niyo waba umuciriyeho byonyine akavuga ati mbese bigenze gutya na gutya, ati ubwo uhita wisanga mu nkutenye muri ferabit. Kubera ko nka buriya hari n'abantu nigeze numva bavuga ngo kuriya ngo Aisha yavuze ngo abagabo ngo batari muri site yo ngo ni amagwejo. Hari n'abantu nagiye mbona bavuga bati buriya iyo aza kuba ari nk'umuntu wenda ubivuza akavuga ngo wenda nk'abagore bose ni amagwejo, ati buriya yakabaye ari hagati, ari ahandi hantu
nyine hadasanzwe. Ngira ngo abantu mwagiye mukurikira itangazamakuru cyane, ni ibyagiye bivugwa, ntago ari ibyo mpimbye. Abantu mwagiye mubibona. Yibeshya akavuga abamama baba ari hagati y'imere. Oya, we kuba yari umumama wenda nta nicyo byari binatwaye. Iyo yibeshya akitaba mama magweja. Oya, iyo aba ari umugabo cyangwa umusore wisaba mama ngo ni amagweja, yakabaye ari ahandi hantu. Kuko ariko bakavuga bati tugendeye ku bagabo, tugendeye ku bagore, bo basigaye bafite agasuzuguro kari hejuru y'agakenewe cyane. Hari naho nigeze mbona umumisi umwe ari kuvuga ngo abagabo bose ni imbwa. Sinibaza ko umugabo, niba abagabo bose ari imbwa, sinibaza icyaba umuntu ubundi ujya kuvuga ngo abagabo bose ni imbwa. Ariko hari akantu nigeze mbona kuri WhatsApp, umuntu umwe yaravuze ngo nyine bari kwandikirana ari abasheri, noneho arangije aramubaza ngo ngese ngo sha ngo waretse ngo tugasubirana, nyine bari barashwanye. Aramubwira ati waretse tugasubirana nubwo twari twarashwanye. Undi aramubwira ati nyine shati, umukobwa ahita amusubiza ngo mva ngo nta n'ikintu waza umbwira, ngo narabibonye ngo abagabo mwese muri imbwa, ngo ntabwo ngo ngiye ngo nasubirana nawe. Umusore rero ahita ajya kuri sinzi ahantu yagiye kuri za social media, downloading agafoto kariho udutumbi twimbwa nyine tugize. Nyine niba ari zari nzima kuko mu ifoto ntimuvinga, mbese imbwa nyinshi nyine ziri hamwe ziryamye. None harangije aravuga ngo nyereka siko muri izi ngizi. Niba umukobwa avuze ngo abagabo bose muri imbwa, urumva nawe ubwe se, ako nimunyumve nabi, ubwo ikintu imbwa ibyara aba ari igiki, aba ari igiki, cyangwa urumva icyo yashatse aba ari igiki. Abana bajya bitondera kuvuga. Wenda ngiye icyo nshobora kwemeza, ntabwo ari ukuvuga ko umuntu wese, yaba umugore yaba umugabo, yagira ububwa. Birashoboka, ariko iyo ugiye kuvuga ukavuga ngo abantu bose ni, ugashyira muri rusange kandi warahuye n'imbwa, ngo abagabo bose ni imbwa, ngo umuntu ngo utari muri CTU ngo ni igweja. Wenda ibyo ngibyo ntabwo ngiye guharasinga babivuze, nta nubwo ari nacyo nari ngendereye, ahubwo ni ibintu abantu bagiye bagenderaho bavuga bati kubera kwamburwa agaciro k'umugabo nicyo kiri gutuma imiryango nyarwanda rimwe na rimwe igenda nyine isa nkaho isenyuka, ugasanga gatanya ziri mu miryango, ugasanga gucanana inyuma. Mu kiganiro twakoze ubushize ngira ngo twarabivuzeho ku bintu bijyanye no gucanana inyuma, ko mu gihe cyose nta tegeko ririho rishobora guhana umuntu waciye undi inyuma, kuzakomera bizagorana. Ariko noneho hari n'abandi bavuga bati agaciro k'umugabo ntago bivuze ngo umugabo, kuko buriya nabwo tujye tugenda ku mpande zombi. N'abadutumye wenda niba badukurikiye bazumva ibyo twagiye tuvuga, bumve n'ibyo nabo banengwa. Buriya hari ukuntu abagabo nabwo bakoreshaga icyubahiro cyabo bakagikoresha mu buryo butari sawa, akumva ko kuba umugabo mu rugo ari uko umugore avuga agakubita. Kandi buriya ntabwo burya ibintu byose bikemurwa no gukubita. Hari utuntu tw'udutekerezo tugeze kuri tungahe, wenda ku bantu mwubatse mudukurikiye, n'abatubatse bajye batubwira nta kibazo. No ku bantu muteganya kubaka mudukurikiye, utu tuntu muzatugendereho. Umugabo yasanze umugore yamuciye inyuma, ambivuge nihuta kugira ngo ntabarambira kuko sindi kongera watch time narazujuje. Ni ukuvuga ngo umugore yaciye umugabo inyuma, amaze kumuca inyuma umugore aragenda, nako umugabo atashye arabafata. Amaze kubafata asanga nyine bakiri mu gikorwa, bari mu cyumba nyine cy'uburiri. Arangije arababaza ati, abaza umugabo ati wamuhaye amafaranga angahe? Ati wapati nta mafaranga namuhaye. Ati zana ikofi yawe. Akuramo ikofi aramuhereza. Arebye asangamo igiceri cy'icumi. Nyine ibi biceri by'icumi byari bigikora kuko hashize igihe. Ngira ngo ibiceri by'icumi n'ibya 20 birimo birasa nkaho bigenda bicika, ariko ubundi byakundaga gukoreshwa cyane. Kubera ko ubundi impamvu bigenda bicika nuko ifaranga rigenda, buriya hari abantu batazi n'impamvu, nuko impamvu ifaranga rigenda ritagaciro. Bivuze ngo 10 washoboraga kugenda mbere ukagura ikaramu cyangwa 15. Kera ngo havagamo akadubo k'indagara. Cyangwa se
ugasanga nk'indazi iragura amafaranga 30 cyangwa ugasanga ingemeri y'ibishyimbo ni nka 50, iyifu ni nka 30, mbese ibintu nk'ibyo. Icyo nicyo kigenda rero. Ubwo hari umuntu ushobora kwibaza ngo icumi ryari ngo ubwo mugabo wagendanaga 10 we yari mugabo ki? Nyine hashize igihe, ariko ni ibintu byabayeho. Undi arangije afata cya giceri cy'icumi arakibika, arangije abwira umugabo mugenzi we ati fata utwawe wigendere. Undi arangije aragenda. Noneho umugore ategereza kazumva umugabo amubwira ati gutya na gutya wagicucuwe kuki wakoze ibi, cyangwa se ngamukubita urushyi cyangwa nkagire gute. Arategereza araheba. Noneho umugabo akaza akava ku kazi bakishimana bakagira gute, ibiryo biri ku meza biteguye bakarya bakishima, bamara kwishima agakura cya giceri mu mufuka akagita giterera ku meza akongera akakibika. Ubwo yabaga ari kumwibutsa ko ibyo yakoze abizi, atabyirengagije. Noneho umugore ntabwo yabisabiye imbabazi, we yategereje ko umugabo nyine we yaravugaga ati njyewe abandi bagabo menyereye ko iyo bafasha abagore bari mu makosa bakubitwa cyangwa bakirukanwa, none njyewe umugabo ntiyanyirukanye ntiyanankubise, ubu uyu mugabo hahatike, ahubwo wakifatira cya giceri akagiterera hariya, umugore agahita agwaho. gute nyine agahita hari ukuntu umuntu acika intege, nyine ukabona ko niba nk'ubu twari turimo tuganira nakubwira nk'ikintu ugahita nyine ukabona ko ucitse intege imbere ya kamera. Nawe rero bikagenda gutyo. Bimaze kuba igihe aravuga ati umugabo ntago yambabariye ndakurahiye, ariyirukana. Ageze mu rugo iwabo baramubaza bati wa mugore we kutashye byagenze gute? Ngerega nziza igiceri. Ese wa mugore we uziza igiceri gute? Ngo rega nyine nziza igiceri, ngo umugabo nzije igiceri. Ese uziza igiceri gute? Baza kuzamubaza basanga uko umugore baza kuzaperereza basanga nyine impamvu icyo giceri cyaje kuzaza buryo. Bivuze ngo rero mwabagabo niba mushaka kubaka no gukomera, birashoboka koko mureka duharanira uburenganzira bwacu, cyangwa se duharanira uburenganzira bw'abagabo, no kugira ngo kandi namwe abagore ntimubikompureyininge, kuko ntuzumve ko uzagira agaciro kuko wasuzuguye umugabo. Kuko niba uri n'umugore ukaba wumva ko uzasuzugura umugabo witwaje ngo kubera ko itegeko rindengera, erega uburinganire buriho, ariko igihe cyose uzajye wibuka ko nta muntu n'umwe uzaguha uburinganire ngo aringanize iby'Imana yasumbanyije. Kuba byonyine hariho itegeko rivuga ngo nimujya gushyingirwa umugore ajya ibumoso. Ubundi hari n'abantu batazi ibi by'imiryango ikintu bimaze, cyangwa se ibi byo gushyingirwa. Nabyo reka mbivugeho nyine, bwo nabyo biba bije mu kiganiro. Ubundi ni ukuvuga ngo kuriya hari nk'abantu babona nk'umugore n'umugabo bagiye gushyingirwa, bakavuga ngo umugabo najya iburyo umugore ajya ibumoso. Bakibaza bati ubundi ni ukubera iki buri gihe kuki umugore we atajya ibumoso, nyine umugabo nawe atajya ibumoso? Ni ukuvuga ngo ubundi biriya bavuga ko urugo cyangwa se ubukwe buperezanta kugaruka kwa Kristo. Bivuze ngo iyo umugore cyangwa se iyo umugabo niyo bari gushyingira, muzumve rya jambo rivuga ngo nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, niko n'umugabo ari umutwe w'urugo rwe. Aho ngaho rero niho byaturutse mvuga ngo niyo uburinganire bwaza ariko ntibuzaringaniza iby'Imana yasumbanije. Bivuze ngo kuko hari n'ahantu muri Bibiliya havuga ngo niba umugabo ari mu ishusho y'Imana, umugore akaba mu ishusho y'umugabo. Urumva? Ku bantu rero batazi icyo ubwo ubukwe buba bumaze, niyo mpamvu nari mvuze ngo niyo byagenda gute nta muntu uzaringaniza iby'Imana yasumbanije. Bivuze ngo iyo umugore agiye ibumoso aba ahagarariye itorero rya Kristo, noneho umugabo akaba ahagarariye Kristo. Umunsi uzumva ngo umugore yagiye iburyo umugabo yagiye ibumoso, uzahita umenya ngo ubwo uburinganire bwemejwe 100%. Ibyo simbivuze ko uburinganire butariho,
ahubwo icyo nshatse kuvuga, wa mugore we nubwo uburinganire buriho ntabwo buguhesha gusuzugura umugabo wawe cyangwa se kumufata kutamwubaha no kumva ko uzagendera ku itegeko y'uko ngo itegeko rikurengera. Kandi nawe wa mugabo, igihe ugitekereza ukumva ukaba ugifite imyumvire yo kuvuga ngo, niyo mpamvu nari mvuze ako gatekerezo, igihe ugitekereza ukumva ko uzemeza umugabo kuko uzemeza umugore kuko wamukubise urushyi cyangwa ngo kuko waje umeze nk'intare mu rugo, aho nawe uracyari inyuma cyane. nta nubwo bikibaho. Noneho rero icyo twarimo tureba nyine tuba tugize ngo ako kabari akanyuzemo kugira ngo abantu nyine basobanukirwe ukuri kw'ibiriho. Ese turi kurwanya uburinganire cyangwa turimo? Ntabwo turi kurwanya uburinganire, turi kuvuga ukuri kw'ibiriho. Noneho kugira ngo munasobanukirwe waye ibyo bintu bibaho, bigenda gutyo habaye iki? Ese iyo bigenze gutyo biba biturutse kuki? Ni ukuvuga ngo naho ngaho igituma mwumva ngo umugabo ngajya iburyo ngo umugore akajya ibumoso. Ni ukuvuga ngo rero abagabo bagomeje nyine kwivovota yuko mu kintu kiri gutuma ingo z'iki gihe zisenyuka ari uko kubwira mbese kuvuga mbese nabyita gute, kugenga ibyagakorewe mu rugo rwe bisigaye byarabaye ikosa. Ubu ngubu umugore niwe usigaye ubigenga. Nuvuga ngo ibintu byabaye ikibazo, nugira gute ngo ibintu byabaye ikibazo, ibyo ngibyo njye simbifata nkaho ari uburinganire. Kuba uburinganire, ikintu cya mbere, uburinganire ubundi mubifate nko kubahana, kumva ko uko nkubaha nawe ari kugomba kunyubaha. Ntabwo kugira uburinganire ari ukumva ngo kubera ko ngo twari twarimwe agaciro ngo kubwayo ngo hejuru y'umugabo ngo kubw'igihe iki n'iki ngo nta gaciro umugore yagiraga ngo ubu twahawe ijambo, ngo wumve ko guhabwa ijambo ari ukuri busuzugure umugabo wawe. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri bakavuga bati, niba umugabo avuze mu rugo, kuvuga mu rugo simvuze ngo umugabo azavugisha inkoni, navugisha inkoni nawe bajye bazimushakira. Njye ntabwo nshyigikiye umugabo kugira ngo akubite umugore kuko n'inka ntizigikubitwa, ahubwo icyo nshyigikiye ni uguhabwa agaciro kangana. Cyangwa se niba ari itegeko rihana umugabo, niba ari itegeko rigenga urugo, nkuko twabivuze mu kiganiro cy'ubwashize mu bijyanye n'ibishobora gutuma imiryango ikomera, niba ari itegeko rihana umugabo rihane n'umugore. Nta tegeko rigomba guhana uruhande rumwe kandi bose barashakanye, n'amategeko basinyanye imbere y'umurenge n'ayo barahiye yaramwe, bose nibagira amategeko abahanamwe. If not, imiryango gukomera nyine biragoranye, kuko mu gihe cyose umugabo akivuga ati, mvuge gatoya, uzi ko hari n'ukuntu umugabo ataha yabona ikosa akavuga ati, yewe nindamuka mvuze umugore akanshaka. Hari n'ukuntu umugore agushakaho urwiyenzo rudahari, wagashaka kugira ngo akwiyenzeho, namara kukwiyenzaho ahita ajya kurega ati umugabo yankoze ibi ngibi. Kimwe nuko ashobora no kuza akaba yanagufatisha n'amenyo cyangwa se akakwizirika akavuga ati, njye ndashaka ko nkubita gusa kugira ngo mbone uko ndi wite njya ku murenge nkajya kukurega bahite baza bagutware. Mu gihe rero ibyo byose bikiriho, batagira itegeko rimwe ribagenga rikagenga uruhande rumwe, ntabwo numva ko iyo miryango ishobora kuzakomera. Ikibazo ni uko abagabo nibyo ni uguhohoterwa, ni uguhohoterwa pe, bafite ihohoterwa rikabije mu Rwanda. Ikibazo ni uko iryo hohoterwa ritari kugarukira ku bagabo gusa, ahubwo rigafata intera rikajya no ku bana babyaye. Ntese urumva uburere nyine batazaba bahawe. Ikibazo ntabwo ari uburere, ikibazo mu gihe rero ibyo byose bikimeze gutyo, ntabwo njyewe mbifata nkaho nzabifata nk'uburinganire. Niyo mpamvu niba hakwiye kubaho itegeko rihana rigenga ingo, ryagakwiye kuba rigenga umugore n'umugabo, ntabwo ryagakwiye kuba ari itegeko rigenga umugore gusa cyangwa ngo rigenga umugabo gusa. Cyangwa se kubera ko erega hari n'ikintu dukwiye kutirengagiza,
kuko niba umugabo akubitwa kangahe akajya kurega akaba azi ngo n'ubundi sinzajya kurega, niho hahandi ajya gushiduka akavuga ati ubu nta kindi cyo kwitabara, akavuga ati aho kugira ngo biri bugende gutyo ugasanga banicanye kubera ko abona nta yindi nzira yo gukemura amakimbirane, kuko arabizi neza ko najya kurega ntibiri bwumve. ugasanga yiyahuye kandi abaturage ntago bazi ko bafitanye amakimbirane. Kandi noneho kwa kwiyahura nibyo twari tuvuze mu kanya, bizagira ingaruka ku muryango, kuko abana badafite se buriya se nawe aba afite agaciro mu rugo, kuko aba mu guhahira urugo no kurumenya, nubwo atari ko bose babigenza, hari n'ababibigwari, ariko tuzi ko agaciro k'umugabo ari uko nyine kubaka urugo ni ukurumenyera ibirukwiye. Urumva rero mu gihe b'abana bamaze kubura se, bamaze kubura n'ahazaza habo. Bivuze ngo rero mu gihe umugabo agishobora we kwishakira ubundi buryo bwo kwirengera, kandi abushaka muri way negative, mu nzira nyine zitari zo, kubera ko ababona inzira ziri zo ntahari buregere ngo ikirego kiwe kizagira ikibazo, ntago ari buzavuga ati gutya na gutya ngo bigende gutya na gutya. Ubwo rero bakavuga bati mu gihe icyo ari cyo cyose umugabo azaba adafite ijambo, adafite ivugiro, adashobora kurega, ntabwo bivuze ngo umugore, hari abantu wenda bashobora kuba badukurikiye bumva ibintu bakabyumva ukundi. Ntabwo turi kuvuga ngo umugore yamburwa agaciro, nta nubwo turi kuvuga ngo mu gihe arenganyijwe ntarenganurwe, nta nubwo turi kuvuga ngo uburinganire buveho cyangwa se bukurweho, ahubwo turavuga ngo ubwo buringanire ni buringaniza abantu kuri level imwe. Impamvu abantu bavuga ko nubwo ari uburinganire ariko butari kuri level imwe, nuko hari itegeko rikandamiza uruhande rumwe rikarengera irindi. Kuki nta bagore twumva bajyanywe wenda cyane baranafungwa da, ariko ni gake cyane ku rwego rw'abagabo. Kumva ngo umugore yafunzwe yakubise umugabo, usibye no gufungwa no kuregwa, ntiwajya kumurega ngo ikirego cyawe cyakirwe, kereka yagutemye igikomere kigaragara, cyangwa yakwisha agatumbi kari hariya, icyo gihe ikirego bakijyamo. Ariko kuvuga uwibeshye ukajya kuvuga ngo yagukubise. Noneho hari n'ukuntu abagore nabo babyuririraho, ugasanga nk'umugore, ibyo ndi kuvuga nyine iyo mvuze ngo ni ukuri kw'ibiriho namwe muba mubizi, abantu mukurikira itangazamakuru, sinshatse kuvuga pasiteri runaka, ariko muramuzi, njye naramubonye yaragiye gushakisha indi, nzavuga ati njye ubu nagiye gucumbika navuye mu bana banjye, iki n'iki umugore yaranyiru, mbese ati noneho no kuhava nahavuye nabi, ashakisha impamvu izo arizo zose zatuma turwana, cyangwa se zatuma mbese nkora ikintu cy'ikosa ngo njye gufungwa, kandi n'ubundi nubwo nta kosa yakoze akanagenda, ariko n'ubundi ikirego nticyabujijwe kujyanwa kwa gitifu. Bivuze ngo rero mu gihe umugore akivuga ati njyewe uburenganzira bwanjye nubwo uko njye ndakwiyenzaho wowe ugafungwa, sinibaza ko ibyo ngibyo ari iterambere ry'imiryango nyarwanda. Nicyo narindi kuvuga yuko n'abana nyine babigenderamo, ugasanga niba wararangijwe gusuzugurwa gukiri umugabo mu rugo rwawe, umugore aragenda arare ku wundi mugabo, mu gitondo yongera agaruke, uri kumva, ejo bamufata ari kuri uwo mugabo afite n'umugore, hari ukuntu bagenda bagakodesha ubugeto bwa make bakamufata, ariko uramenye ntibazakakujyane. oya njye ntabwo byambaho, tazasenya urugo rw'abandi. uri kumva, ndi kuvuga abagore bubatse, ntabwo ari abakobwa, abagore bubatse, njye ndimo ndavuga ingo zubatswe ku karengane k'abagabo. Ugasanga nubwo mu kibana, ntabwo mu kiraro mu cyumba kimwe, bikarengaho noneho akanagusuzugura ubireba n'abana babibona, akagenda akarara kuri uwo mugabo, ubwa kabiri akanafatwa akandagazwa, akongera agatwara n'undi mugabo w'undi mugore, bakagenda. Ari uri kucyumva icyo kintu, bakongera bagashwana, akagaruka agafata n'undi mugabo, ugasanga umwana w'umukobwa yabuze umugabo, si uko nta nenge afite, ni mwiza, amashuri, akazi, n'abamutereta barahari baturutse kure, ariko bakurura amakuru bakumva ngo uwo mwana nyina nashobotse yirirwa
muri make abasimburanya nk'inkweto cyangwa nka bogisa. Akuramo umwe ashyiramo undi. Umugabo mu rugo rwe nta mahoro afite, ntakivuga. Umugabo ntagikora ku ifaranga. Niba ikintu kigurishijwe cyangwa amafaranga abonetse, umugore niwe urayafata akanabijera. Ukajya kumva umugabo aravuze se ko nari nzi ko biragenda gutya na gutya, byagenze gute? Ngo noneho ngibyo amafaranga ngibyo bintu yaturutsemo ngo nyakusubize, ngo mbigusubize turebe ko nawe yakuramo. Kandi koko ibintu bigaragara ko amafaranga yaboretse. Ugasanga umugabo ari hasi kandi ntiyabivuga. Ukagira ngo urwo rugo ruratuje. Kandi umugabo mu mutima niho handi abagabo benshi biyahura. Ugasanga n'umwana ibyo mu rugo byamurenze, ariyahuye. Akenshi na kenshi agakora ibintu bibi atagakwiye gukora. Kubera iki? Kubera ko papa we ntakivuga. Umugore niyo yavuga, umugore nta n'inama nzima yaha abana reka nawe ubwo aba ari kuguruka akakubwira, ahubwo akaguhoza ku nkeke ngo icyo udashaka. Ese uwo mugabo urajya kugushaka azi ko nyirabukwe ameze atyo nuwe? Ndakeka umubyeyi umeze gutyo ugize n'Imana ukabona umugabo, ni Imana kuko nta mahirwe menshi uba ufite yo kubona umugabo. Nyine nibyo bya bindi n'umugabo wawe yamugutwara. Nibyo bya bindi bavuga ngo abasangiye isoko basangira n'ingeso, kandi burya ngo ibyaro ko ibyagiye ngo inkondo iva ku mukuzo. Bivuze ngo nta mpamvu n'imwe. Erega burya umuntu ashobora kureba akavuga ati ese byanze bikunze niba nyina ameze gutya cyangwa yitwara gutya, uburere yaho umukobwa we n'ubuhe? Ti bose ni bamwe. Umugabo yise umwana we ngo bose ni bamwe. Ugasanga umwana w'umukobwa abuze isoko, aniturije wenda n'izo ngeso atazifite. Ariko ugasanga nyina mwiciye izina. Umugabo n'ukwirirwa arira bukarinda akarara ari kurira bugacya ari kurira. Njye ibi bintu birambabaza abavandi. Birambabaza kubona umugabo yasuzuguye ku rwego rwo hejuru. Umugabo kandi urugo byagenze gutyo ruhita rusubira inyuma, iterambere mwari muriho risubira inyuma, ntago rikomeza kuzamuka. Njyewe gusa ikintu nshatse kuvuga, ntago nshatse kuvuga ku gusuzugurwa k'umugabo, kuko nta nyine urugo si paradizo. Ahubwo ikintu nanjye mvuze ikandamizwa. Ahubwo ikintu nshatse kuvuga, ngiye ikintu nashatse kuvuga nukuba itegeko rishobora guhana rigahana uruhande rumwe. Buriya naringiye kuvuga ngo kuba ibihano byose si no gufungwa, si no kugira gute. Buriya mu biganiro by'ukuri kw'ibiriho tuzajya tugenda tuvugamo ibintu byinshi. Ubutandagira ngo harimo ibintu byinshi mba numva abantu bagiye bavugaho, bagiye bagira tuzajya tugenda tuvugaho nk'ibi bintu bijyanye no kuvuga ngo ibihano byose nyine ngo byagakwiye kujya bigenerwa gufungwa. Umuntu aragenda agafungwa, akaba agiye guhombya igihugu, akabahombeje umuryango. Buri muntu ntago aba afunzwe wenyine, n'umuryango aba awufunze. Kuko buriya hari abantu batabona ko ingaruka ziri ku muryango kurusha ufunze. Niyo mpamvu ibyo ngibyo byo tuzabivugaho kwabyo. Ariko ikintu nshatse kuvuga, sinshatse kuvuga ngo itegeko rihana uwakoze ikosa rikurweho, ahubwo nirihana abanyamakosa babiri. Ntitukumve ko ubundi rega buriya hari ikintu tutabona. Iyo hagiyeho itegeko, nk'ubu ngubu uramutse usizeho itegeko ukavuga ngo hano mu rugo umuntu wemerewe kuza muri salo turi kurya ni umukobwa gusa, abahungu mujye murira mu cyikoni, sibyo? Byanze bikunze umuhungu azakurana ipfunwe ryo kuvuga ngo kuki buri gihe ababyeyi bimika abakobwa imbere, cyangwa se kuki banga ko twe tujya muri salo, wenda no kuba twaharira. Rimwe na rimwe usange biteje, nk'ubu ngubu ni urugero, rimwe na rimwe usange biteje imyiryane hagati y'abo bana. Umwana ajya avuga ati njyewe n'ubundi ndabizi ko iwacu batankunda, bikundira bareya gusa, ubwo nyine twebwe twaratawe. Ku buryo umwana ashobora kugira n'umutima wo kuvuga ngo
njyewe sinshobora sinakunda mushiki wanjye. Kubera iki? Kubera ko abona bamwimakaje, ariko igihe abona babaha agaciro kamwe n'urukundo ararumugirira cyane. Bishatse kuvuga ngo ubu hari n'uburyo abasore bamwe na bamwe batinya gushaka, bagatinya gushaka ariko batinya gereza. Kubera nyine kuvuga ngo urugo rw'iki gihe ndarujyamo ndumaremo umwaka umwe, ndarujyamo ndumaremo 2 ishyo, wa gatatu urangiriye muri nisange ndi mu gihome. Akavuga ati rero byanze bikunze, kubera kwa gutinya gushaka buriya ni nabyo bintu biri gutuma uburaya bwiyongera cyane, kubera abasore bari gutinya gushaka cyane. Buriya hari n'ikindi kintu bari gutinya gushaka bakajya mu bamama bubatse. Ubu ni ukuvuga ngo wenda niba sinzi, ariko ibyo biganiro tuzajya tugenda tubigarukaho, ariko reka nkababwire, hari n'abantu bavuze ko mu mpamvu ziri gutuma abasore benshi batinya gushaka harimo gutinya ingaruka zo gushaka nabi. Kuvuga ngo ntaza n'umugore mubi akambera nka runaka. Maze iminsi numva mu manza nyinshi zimaze iminsi zitambuka, ukajya kumva ngo umugore ngo yareze umugabo, ngo ubu ngo biri mu nkiko ibiki n'ibiki. Hari nabo nagiye numva ngo bamwe barafunzwe, ngo bari gushaka abametere wo kubaburanira, ngo umugabo ngo nyine, ugasanga ni ibintu birebire. Abasore benshi bagatinya gushaka bavuga bati nanjye ntamera nka runaka. Ikindi cya kabiri nagiye numva abasore bagiye bafite, hari ukuntu basigaye bari gutinya gushaka kubera ku buryo bwo kutoroherezwa mu bijyanye n'imyubakire. Ugasanga umusore arimo arakora wenda nka bizinesi runaka, cyangwa se afite amafaranga makeya, akavuga ati ese niba mfite ibihumbi wenda n'urugero 500 cyangwa mfite 1,000,000, nkaba nshobora kujya mu cyaro nkabonamwo wenda, cyangwa se mu nkengero z'umujyi, cyangwa se iyo kure, cyangwa se wenda reka tuvuge wenda ubu ngubu ibyo byari ibya mbere, ubu ngubu ho byarazamutse. Akavuga ati wenda niba mfite 5,000,000 sindi bugende ngo nguremo ikibanza cya 3,000,000 cyangwa 2, kuko hari aho nabonye ngo biri kugenda biboneka mu nkengero z'umujyi, nyine mu turere ariko twegereye umujyi. Akavuga bati 3,000,000 ikibanza kiraboneka. Akareba akavuga ati izo ngize 2 zashoboraga kubakamo inzu ya rukarakara iringaniye. Ariko noneho ubu niba umuntu ari kujya kubaka akabanza guhabwa igishushanyo mbonera cyo kugira ngo wubake inyubako wenda igendanye n'igihe, kuko biranumvikana n'iterambere, ariko abantu bose twibuke ko batari ku rwego rumwe. Umuntu umwe yaravuze ngo abasangiye isoko basangira ingeso, ariko abasangiye ibere ntibasangira umugisha. Nubwo dusangiye igihugu, tukaba dusangiye amategeko, dusangiye no kwemera n'iki, ariko ntidusangiye ubukire. Bivuze ngo abantu rero muri bwa buryo bwo kutoroherezwa, rega buriya nta n'uwanga heza habuze. Ubu tekereza ko umusore yanze kubaka kadasitara cyangwa etaje kubw'uko we yanze kuba yagira icyo cyubahiro cy'iyo nyubako. Ntabwo ari ukubyanga, ahubwo ni ubushobozi adafite. Icyo ngicyo kirumvikanye. Nari mbabwiye ikintu kiri kugenda gituma abasore benshi batinya gushaka. Ariko impamvu ikintu turiho kuri ubu ngubu ni icyo bita uburinganire cyangwa se akarengane abagabo bahura nako. Ariko nanone niba ukiri wa mugabo nawe ugitekereza ngo uzakemura ibibazo mu rugo, uzabikemuza yuko wakubise umugore, rien ne va plus. Mbese nta bwenge burimo, nta bwenge burimo. Hari n'akandi kantu nigeze kumva, umugabo yajyaga akunda nyine kujya ku kazi, ariko akagenda asigiye umugore w'ibihumbi, nyine nabyo haciyemo iminsi akamusigira ibihumbi 15 byo guhaha by'umunsi. Noneho yamusigira ibihumbi 15 byo guhaha, rimwe araza asanga yamuciye inyuma. Aje aramubwira ati umugabo mwari muri kumwe yaguhaye amafaranga angahe? Ati zana amafaranga uyu mugabo yaguhaye. Azana ibihumbi 5. Aravuga ati niyo mafaranga yaguhaye? Ati nukuri kw'Imana sheri atari niyo yampaye. Ati winyita sheri mbwira amafaranga yaguhaye. Ati nukuri kw'Imana atari niyo yampaye imbere n'inyuma. Ati okay, si ibyo ngibyo, ibyo nta kibazo.
ati umva, abwira Masanzire we nyine ubwo urumva yari ni Masanzire, aramubwira ati komereze wigendere. Arangije aravuga ati ubwo ibyo binyeretse ko ikibazo ntago wabikoze kubera urukundo wari umufitiye, nta nubwo wabikoze bya bindi abagore bitwaza ngo ntibashimishwa n'abagabo babo, ahubwo bikoze kubera ko ari amafaranga yaguhaye. Ahubwo bivuze ngo wowe uha agaciro umuntu uguha bikeya kurusha uguha byinshi, kuko uguha byinshi umufata nk'ikigoryi. Nanjye ngiye kujya ngusigira 5 kugira ngo mpa agaciro kangana nakuha abandi baguha 5. Arangije aho yasigaga 20 akajya hasiga 5, aho yasigaga 20 akasiga 5. Umugore yatera imibare agasanga ntibivamo, baza kuzafata icyemezo yisabira imbabazi. Aravuga ati rwose sheri imbabare, ati nukuri kw'Imana narabibonye ko nakosheje, ati basigira ibambe nyine basi nuko nguko. Urumva rero uwo mugabo yamuhannye mu bwenge kandi atagize gute, atamukubise. Ari nacyo kintu ngiraho inama abagabo, mwige guhana abagore cyangwa se mwige kubana nabo mubinyujije mu mucyo, mutabinyujije mu ihangana cyangwa ngo wumve ko inkoni ari izagira gute, ari izakemura byose. Hari n'akandi kantu nigeze kumva, umugore nyine umugabo yasanze umugore yamuciye inyuma, arangije abasanga nyine bakiri mu gitanda. Nkuko wafata telefoni yawe ahita bafotora ifoto bari mu gitanda. Arangije aravuga ati njyewe sindi bukohereza iwanyu, nta n'ikindi kintu na kimwe, nta n'undi muntu ndi bunabibwire. Wowe ni wowe uzifatira umwanzuro ukavuga ngo ndiyirukanye, cyangwa se ukifatira umwanzuro wowe icyo uzakora ni wowe ukizi. Ibi bintu bibibanga birangirire hano, nta muntu n'umwe ndi bubibwire, namwe bwanyu nta kintu ndi bukore. Icyo ngiye gukora, iyi foto yonyine nta n'umuntu ndi buyereke, ndagenda nyihanaguze, nikoreshemo kadere nyimanike mu cyumba cy'uburiri. Icyumba cy'uburiri si njye nawe tukigeramo twenyine, ni ukuyifata gusa tukayishyira muri kadire, twarangiza tukayimanika hariya. Ibaze nawe uri kujya urarana n'umugabo mu buriri, ubona undi mugabo uri hariya, undi mugabo uri kujya ubona undi mugabo akuriho hariya, noneho mwambaye ubusa muri nka hariya. Ubwo zicyakurikiye nanjye sinkizi, gusa Imana yo mu ijuru niyo ikizi. Ibyo rero, ibyo nshatse kukubwira ni iki? Mwabagabo mwe, mbigishije uburyo bwo kubaka ingo no gutanga ibihano bitarimo kwifungisha, kwigemura. Hari ikintu ukora ukabona ko umugabo yakoze ubujiji rwose ari we wigemuye, kandi rero nongera kubigarukaho, ntabwo nsoza ikiganiro ntabivuze. Mu gihe wa mugabo ugitekereza ko uzakemura urugo ari uko wakubise umugore, ubwo nta bwenge burimo, nta n'imitekerereze irimo, nta n'iterambere ririmo, ahubwo urimo urakura nk'isabune, urimo urubaka, urimo urakura nk'isabune, urimo urasubira inyuma. Ntabwo ibihano byose bitangwa umuntu ahana. Ubwo niba muri abantu mwubatse, mufite ubwenge, mutekereza neza, wirinde kuhangana n'amategeko. Njyewe ibitekerezo natanze byo kuvuga ngo itegeko rigendere nyine, itegeko bibaye byiza ryahana impande zose, njye ntabwo nigeze mpangana n'itegeko ngo mvuge ngo ryagakuweho, ahubwo nirihana impande zose. Yego, ni ukuvuga ngo rero icyo cyari cyo gitekerezo cyanjye. Tugana ku musozo, nawe nguhaye umwanya kugira ngo niba ari cyo wababwira ubabwire. Njye ikintu nababwira, niba umugabo akubise umugore agafungwa,
n'umugabo uzazana ikirego avuga yuko yakubiswe n'umugore, uwo mugore nawe azafungwe. ubwo ndatekereza ari icyo nabagezaho, kandi ababyeyi mureke kubangamira cyane cyane abamama pe, mbagarukeho. Murimo murabangamira urubyiruko, murimo murabangamira abana, muri kubicira ejo hazaza. Umwana wese ufite umubyeyi umeze gutyo nta hazaza afite pe, mbabwize ukuri, nta hazaza afite. Murakoze, nicyo nshaka kubabwira. Yego, ngira ngo rero ibyo ngibyo tubyumvise kimwe. Icyo nge nababwira, mugerageze kubaka mu gihe itegeko ritabahaye ubwo burenganzira bungana. Ubundi hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, ariko mwirinde uburyarya bwayo, kandi ngo mugire gucenga nk'uko inuma, ariko mwirinde amahugu yayo. Bivuze ngo mwabagabo mwe, niba bidashobotse ko bigenda uko byakagenze, nimwige kubaho no gutekereza binyuze mu mucyo cyane. Mwige uburyo bwo gukemura ibibazo mutize uburyo bwo kubyiteza. Ngira ngo rero reka tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Murabizi mu kiganiro Ukuri kw'ibiriho tugenda tubagezaho ibiganiro nyurabwenge udashobora gusanga ku yandi ma YouTube channel. Bya bindi bajya kugira ngo babakorere iki, ngo nuko bakorera amapranka, ngo nuko bakorera ngo ibintu bidahari. Twebwe aha niho honyine ushobora gusanga ikiganiro cyitwa Ukuri kw'ibiriho, kandi aha niho honyine ushobora gusanga content udashobora gusanga ahandi. Content zacu zirimo, ubundi nta muntu ushobora kudukurikira adafite mu mutwe hagutse, kubera ko ibintu tuba tuvuga ni ibintu nyurabwenge kandi birimo na riske cyane. Biba birimo na riske. Utazabona dukora content nk'izi ngizi ukajya kuzishoramo ngo nawe ugiye gukora content nk'izi ngizi. Izi content mw'abantu, ku bantu mudukurikira, ugomba kumenya uburyo bwo kuzikora. Utumva ngo nayikoze ngo ngo nanjye ngiye gukora content, ngo nabonye ngo content ngo imeze ngo nk'Ukuri kw'ibiriho. Reka Ukuri kw'ibiriho nyine ni ukwa nyirako cyane. Izi content ziba zirimo riske mw'abantu. Nawe kuyigana bisaba ubuhanga, ntabwo wapfa kuyishobora. Kandi abakunzi bacu bakurikirana ibitekerezo tubagezaho, bajye batwandikira muri komenti turebe koko niba ibyo tubabwira mudukurikirana cyangwa mubiha n'agaciro. Abenshi tumaze kubabona, ariko namwe mutari mwaduha message, mwatubwira n'ikindi kintu tuvugaho. Hari n'abantu bavuga content nk'izi ngizi bakazanamo amagambo nyandagazi, cyangwa se bakazanamo ipfobya n'iki. Rimwe na rimwe ari byo mpamvu mvuze ngo izi content ziba zirimo riske. Hari ukuntu zizana ukazizanamo n'ikinyabupfura gikeya, rimwe na rimwe ukaba ushobora kubigenderamo. No kuvuga ngo niyo mpamvu n'abafana bawe basigaye bakwita intumwa ya rubanda. Ubu bamaze kungira ngo ni intumwa ya rubanda, ngo wapitanga aho tudashoboye kugera ngo ujye utugererayo, ariko ntimuzajye munshuka mutazana mu mutego. Niyo mpamvu kuba wantumye ukavuga ngo abagabo bahura n'akarengane, ntago nzaza ngo mbavugire mwenyine nanirwe kuvuga ku mpande zombi, ahubwo tuba tugomba kubalansinga tukareba se koko iyo harassment irimo, uwo munzani urimo urabiringanije. Kuko hari igihe kimwe umugabo ngo yatambutse ngo arangije nganyura ngo ku gahanga kari kwivugisha, arangije ngajya kubwira umwami, ngo aravuga ati yewe ati mwami ati mbonye igitangaza. Ese ubonye ikihe gitangaza? Urumva? Abwira umwami ati ngeze hariya hepfo rwose nsanga agahanga kivugisha. Umwami aramubwira ati ako gahanga urakabonye? Ati ndakabonye. Ati nimpagera ngasanga ako gahanga ati ubu wagenda wajya kukamwereka? Ati mwami ati nukora ati ngwino tugende. Ati nituhagera ugasanga katari kwivugisha, ati ngiye mu nyice. Kuko bwa mbere yari yakabajije ati ese wagahanga we, ati kuki uri kuvuga kandi uri agahanga? Agahanga karamubwira ati njyewe ati kandi wa mugabo ati njyewe nazize urw'abagabo, ariko uzazira akarimi kawe. Ati yuzi ko agahanga wowe ndahita atangara, nyine aragenda ajya kuripotinga nk'atabonye agahanga kavuga. Noneho umwami araza, hageze asanga agahanga kari aho ngaho kameze gatya. Ati wagahanga we bite?
agahanga karaceceka. ati twe Umugabo ati ko mu kanya wamvugishije none ukaba utari kuvuga, ati byagenze gute? Ce karaceceka. Ati wagahanga we kutavuga, ci karaceceka. Umwami aravuga ati twasezeranye ngo iki? Ati mwami ati ninjye wabibyisabiye, ati nyine ubwo ndirangije. Baramufashe baramwisha. Bamaze kumwica kagahanga karavuga ati narabikubwiye. Narakubwiye ko nazizo rw'abagabo ariko uzazira karimi kawe. Nibyo rero narindimo mbabwira, hari content buryo ubugomba gukora ziba zirimo risk, bikagusaba nyine yuko ugomba kugira n'ubwenge. Niyo mpamvu na Bibiliya nyine ivuga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka ariko mwirinde uburyarya bwayo, kandi ngo mugire gucenga nk'ukw'inuma ariko mwirinde amahugu yayo. Hari ukuntu umuntu azana amagambo nyandagazi, akazana ipfobya n'iharabika, akazana nyine ibintu wumva abishyira ku karubanda, ubona nagaciro, ubona ko nyine nawe ubwiwe koko akeneye kujya kugororwa. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo content ukuri kw'ibiriho ni content utasanga ahandi, ariko utanashobora gupfa mbese kuvuga ngo ngiye kuyinjiramo ngo nanjye njye gukora content, ngo njye gukora content y'ukuri kw'ibiriho. Ukuri kw'ibiriho nyine ni ukuri kw'ibiriho, kandi gufite logique, gufite bihamya, gufite ibintu byumvikana, n'undi wese yatega amatwi. Waba umwana wakuramo isomo, waba umukuru ugakuramo isomo, waba wubatse cyangwa utubatse ugakuramo isomo cyane. Ngira ngo rero ntabwo ndibuze kubivugaho byinshi, twari turimo dusezera, reka tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Mwari kumwe n'umunyamakuru wanyu mumaze kumenyera mu kiganiro ukuri kw'ibiriho ubu, ari we Leya, ndetse nanjye MC Vincent Brown. Ngira ngo nongera kubibutsa kutibagirwa kudakora subscribe, comment zanyu ziba zikeneye gusharinga niba ibyo tuba tuvuze hari icyo byubaka, kuko ni ukuvuga ngo iyo usharinze ugasharinga ku wundi muntu ubu dushyigikiye kandi ushyigikiye na rubanda, kandi niyo bigize aho bigera burya hari icyo bifasha abandi bantu. Burya ntabwo uba utwubatse twenyine, uba wubatse n'abandi. Nongera kubibutsa rero ko ku bantu baba bakeneye kwiga umuziki ndetse no gutunganya amajwi n'amashusho, gukoresha indirimbo audio na video, you are welcome to the GL Studios cyangwa Generalife Music School and Art Limited, where is working at Kigali Kimironko nearby Marine Supermarket. Reka rero tuzasubire mu biganiro bijye bitandukanye. Nimero ushobora guhamagaraho mu gihe ukeneye kwiga ni 0788328205. Mukomeze kugira impagarike mu bugingo. ciao ciao. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa tumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko. Ukeneye kumenya byinshi birambuye, wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri Generalife TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788328205 cyangwa 0788717539. Isi ya none, ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Dore igisubizo ku bakoresha YouTube channels ndetse namwe mufite impano zitandukanye. GR Studios yababereye igisubizo, aho dushobora kubakorera YouTube channel mu minsi 12 yonyine ikaba yabaye monetize. Ikindi kandi ku muntu ufite YouTube channel yabaye monetize akaba yarabuze verification code iza ku iposta, ngwino tugufashe kuyibona channel yawe batarayambura monetization. Banyempano namwe
tubafasha kumenyekanisha ibihangano byanyu. Akarusho kubaririmba nuko tubakorera indirimbo audio na video ku giciro gito, kandi tukabafasha no kubashakira promosiyo henshi hashoboka. Tugufasha kwiga umuziki no gutunganya amajwi n'amashusho, video production na audio production, kubakenera amafoto na video by'ubukwe, anniversary parties, gufatisha filimi na komedi, ibiganiro binyura kuri YouTube, cyangwa ukeneye kwamamaza ibyo ukora, tugane muri GR Studios tubigufashemo. Ukeneye kumenya byinshi birambuye, wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri General FTV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko munsi y'isoko ku Ingenzi International Music School. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788 32 8205 cyangwa 0788 71 75 39. Isi ya none, ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza.